Mwaramutse abandi muraho. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ibintu bikenerwa kugira ngo wesitare inzu yawe. Ikintu cya mbere gikenerwa ni urutsinga. Urutsinga rurakenerwa cyane. Iyo ugiye kwesitara ntabwo wakwesitara udafite urutsinga. Icya kabiri, ugomba kuba ufite ubwirinzi bw'iyo nzu yawe, fizibure. Icya gatatu ni amasuwici afungura cyane cyane amatara n'ibindi bikoresho, amapuriyanse amwe n'amwe. Icya kane ni purize uzajya ucagingamo telefone, amaketo ushaka gushyiraho icyo bita firigo, irakenerwa cyane purize. Icya gatanu nicyo bita soki. Soki niho ushyiramo itara. Muri kuzireba namwe, muri kuzireba ubwoko bwa soki nzanyanga. Soki zigufasha gushyiramo amatara kugira ngo nibura ujye ubona aho uba habe habona. Ikindi ni buwate de konegisiyo. Iki nicyo bita buwate de konegisiyo cyangwa akacyita jankishoni bogisi mu cyongereza. Umumaro wacyo ni ahahurizwa insinga kugira ngo nibura zigire umutekano, cyangwa igihe habaye sirikwe shoti sakwiti, ugomba kwinjiramo ukareba, akaba ari bikemura ibibazo. Ni ibintu bitandatu by'ingenzi bikenerwa mu mashanyarazi iyo ugiye kwesitara. Hari n'akandi gakoresho gakenerwa mu mashanyarazi uri kwesitara, si mu nzu gusa n'ahandi hose, ako bita izoranti. Izoranti ifasha guhambira ahantu haba hashishutse ku nsinga kugira ngo hatazahura n'ahandi, hakabaho icyo bita siriko. Hari n'ikindi gikenerwa cyane, ni amatiyo, kugira ngo ahari abantu baba bafite nk'imbeba, biba byiza harimo amatiyo, ntabwo imbeba ibasha kwigira, kandi amatiyo agaragara neza muri resitarasiyo. Ikindi ni icyo bita kiripusi cyangwa udusumari, dufata ya matiyo kugira ngo agume hejuru igihe udafite purafo. Ibi nibyo by'ingenzi bikenerwa mu mashanyarazi, ibindi biza byunganira. Dutangira rero twavuze ku rutsinga. Urutsinga habamo ubwoko bubiri, hari urutsinga rwa 1 na 2 zigiye zinakomeje bitewe n'icyo ushaka kwesitara, ariko mvuze cyane mu nzu hakenerwa 1 na 2. Bagakurikizaho icyo bita, kandi urutsinga umumaro warwo rutwara umuriro. Murabizi ko urutsinga ruba rukoze mu bwoko bwa kopa, akenshi zino zikoreshwa mu nzu, zituma rero umuriro utambuka neza. Hari n'ikindi gikurikiraho twabonye gikenerwa, ni fizibure. Buriya fizibure ifite umumaro wo gukupa igihe habaye ubushyuhe bwinshi mu nsinga, cyangwa habayeho shoti sakwiti, insinga zihuye z'amoko abiri atandukanye. Tuzabibona, habaho amoko abiri, rwa faze na neteri. Kugira ngo imbaraga ziyongere rero, byitwa amashanyarazi, niko babayeho izo mbaraga ebyiri za faze na neteri. Rero iyo bihuye, iyi fizibure ishobora kwikupa ikarinda inkongi kuba yabaho. Mubona yuko kuri fizibure banditseho C16, C10. Biriya ni ibijyanye na temperatire, bituma fizibure iguma kurinda esitarasiyo yawe bitewe na temperatire y'urutsinga igezweho. Hari n'icyo bita amaswici, enterebuteri. Umumaro wa enterebuteri rero ni ugukupa swici on or swici off, gukupa amatara cyangwa kuyatsa. Tuzareba umumaro neza nitugera muri esitarasiyo neza. Hari icyo bita purize cyangwa soketi awutireti mu cyongereza. Gifite umumaro nanone, kuko ituma ucaginga amatelefone, ushyiraho amafirigo n'ibindi. N'icyo twabonye cyitwa soketi isanzwe cyangwa lamp holder. Ikintu imaze ni ugushyiramo itara. Tubona na buwate de konegisiyo, aho ahahurizwamo insinga. Hari n'iyo na izoranti twamaze kubabwira umumaro wayo, n'amatiyo twamaze kubabwira umumaro wayo. Ubutaha noneho tuzaza tureba uko wakwesitara itara rimwe. Mukomeze kugira umunsi mwiza.